Ndi umupapa nimbana n'uno mukobwa wanjye Imana yampaye nyina yakantanye ari agahinja kafite icyumweru kimwe. Vuga ngo icyo gihe nta kazi nari kubasha, nari kugakora gute se? Ntako nacyakira no kuvuga ngo wenda nari kujya no guhingira umuntu ku handi, ntaho nigeze njya guhinga kuko ntabwo nari kubishobora. Urumva ntiwaturwa ruhinja cyangwa se ngo umwana w'amezi naho amariye na nyuma yongeye kumutabwa kabiri, nubwo nabwo ntaho ko nakoze. Cyakora nagiraga amahirwe nk'umuntu uguze nk'ikibanza yaba ataracyubaka akanteza nkaba mpingamo, hakabaho igihe mpingamo bajya no kubaka bakubaka wenda bitarera nkabikuramo biteze cyangwa bitagiye. Nubwo buzima nibwo ndimo, ni nabwo nabayemo kugeza n'uyu munsi. Hashize bya byumweru bitatu leta imubonaho yari yarihishe, iramuzana tunegosiya n'ubuyobozi budufashijemo uburyo yasubirana umwana. Mfite umuntu namubwiye ko ari mama we w'umuvandimwe aho najyaga mbasiga bari batarimuka. Kubw'ibyo rero uwo ni wabazi ko ari mama we, abanavuga ati nzajya kumusura ryari cyangwa se akaba aramukumbuye. Na kereka wenda yagiye yirukanka nk'aho mu baturanyi bakamubwira bati nyuko yaragutaye ntabwo ufite, ariko njye ntabwo ndagera ku gihe cyo kubimubwira. Numva atari ubu, niyo nazabimubwira numva ntabimubwira ubu ngubu kuko ntabwo ubwanjye numvise ko atari ibintu byamubera byiza. Iyo atari ku ishuri turajyana ku murima, noneho ubwo nashakaga ko aryama rero ngo aruhuke. Aryama hariya twabonye? Ni hariya nyine aho ni hariya aho mwamusanze, ni hariya nta handi. Ruriya rupapuro twabonye ni note ejo yari yakoze. Kariya kanuza ko kari karimo ibiryo napfundi mbonamo ibiryo. Biriya ni ibiryo yasigaje saa sita. Ako ugenda ubufungiranye? Nari ngiye nyine ntari butinde kuko nari nsize aryamye, ntabwo nari gusiga ndangaje. Ni ukuvuga ngo ndapfundikanya nkakora byose. Icyo gihe iyo bari kwiga ndagenda nkakora nk'akaraka ka mu gitondo ka mbere ya saa sita, ngahingira umuntu. Iyo mpingiye umuntu akampa 1000, ndaza nkajya senkisa 500 nkaribaho nyajugunya hariya kuzageza avuyemo igikoresho runaka, kuko ari itegeko ry'ikigo. Iyo ari kwiga ubwo nibwo arya umugati cyangwa akarya biswi, ariko aba atari kwiga se ubu yarya biswi nk'abandi. So hari byinshi akenera nyine atabona byo mu buzima. Noneho ubuzima burushijeho no guhenda cyane. Dufate ko nk'ubu kubera isukari iri guhenda, ni ukunywa igikoma rimwe na rimwe, ntabwo yashobora kukinywa buri gihe ngo akinywe none n'ejo. Oya, ubu ni ukuvuga ngo wenda nimbona akarobo none nkakagwaho ubwo arakinywa, n'ejo nikabura aranywa amazi. Ibyo urumva ni bimwe. Akwiriye kurya urubuto nk'umwana, ariko se ntarwo abona. Ni ukurubona wenda rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mwaka. Kuko nimba umuntu afashe uruhinja akarutaruka zuza imyaka 6 ataranarureba, ataranabaza n'amakuru.
reka nongere ngusuhuze wowe udukurikiye uri mu gihugu cy'u Rwanda, wowe uri ku mbibi z'u Rwanda, uri muri Afrika, nawe uri ku isi, mu diaspora uhereye hose, muri Australia, muri Amerika, muri Europe, ahantu henshi ku mpande enye z'isi zitandukanye. Wowe udukurikiye, amahoro y'Imana abane nawe kandi zera kumeze neza, nawe utameze neza, wihangane ku isi niko bigenda. Uyu munsi ubumeze nabi, ejo kamera neza, cyangwa uyu munsi kameze neza, ejo kamera nabi. Ubuzima niko babwise ngo ni gatebe gatoki. Kandi ngo ikaze ku ISEZERANO TV, we mushyashya ukore subscribe kugira ngo tujye tubana ku biganiro bindi biri imbere, cyangwa no kubyatambutse naho wanyarukira ugatera akajisho kareba. Hari ibiganiro bya guhembura cyangwa bikaba byaguhindura ubuzima bitewe n'uburyo uri kubibona. Ndagarutse ngiye Basenga Paterne, murabona ku ISEZERANO TV kuri kamera murahabona umupapa ari kumwe n'umwana we. Okay. Ari kumwe n'umwana we, reka noneho mbanze muhereze ikaze. Igira gutya gato cyane, igiza intebe hirya gato cyane noneho gatoya, aha gutyo. None nawe hagarara gutya, tuganira abantu neza, batureba neza kuri kamera. Reka mbanze nguhereze ikaze kugira ngo tubone kwinjira mu kiganiro. Kamera ndigufasha, n'uza mikrofone ndigufasha. Nishimiye ikaze uduhaye. Tujye gutangira twibwira abadukurikiye ku ISEZERANO TV. Ahanga ni ku ISEZERANO TV rwose bahageze. Nitwa uwo basamusabye Imana Augustin. Ndi umupapa. Nimbana n'uno mukobwa wanjye Imana yampaye. Nyina Yamuntanye ari agahinja. Kafite icyumweru kimwe. Iminsi 7. Oya kari kujuje 8 kuko yari yavuye ku gakingizo urukingo rwa mbere. Umwana yitwa gute? Yitwa nawe uwo basamusabye Imana Naomi. Wewe witwa uwo basamusabye Imana Augustin, wakitwa uwo basamusabye Imana Naomi. Okay. Nyina we yitwaga gute? Nyina we yitwaga Ntakirutimana Rose. Okay, reka dutangire kuri histoire yabaye kugira ngo ube uri kumwe n'uyu mwana muri babiri mwenyine. Buriya abatureba ku ISEZERANO TV barabasha kuba hari icyo bakuramo, kandi wowe ufunguye iyi nkuru wihangane uyisoze kuko ndatekereza ko hari ibyo uza gukuramo, cyangwa uraza kubona ko ubwo bumeze neza hari abandi baba batameze neza, kandi ndatekereza ko uraza gusoza ikiganiro hari icyo wibwirije kuba wakora, watanga nk'umusanzu wawe. Gutanga birusha bihesha umugisha kuruta guhabwa. Augustin, reka dutangire kuri histoire y'uwo mwana. Ujye kuri toyi? Na kibazo. Ukuvuga ngo nyina twabanye tutaziranye, ntabwo twaharahuye kubera tumenyana igihe gitoya. Duhita dushakana, turabana. Ariko tubana nyine mu buzima nari ndimo, atanakeneye kumfasha, nta kintu na kimwe ashoboye. Amaze gutwara inda, ndavuga ubwo wenda no kubera ko inda imutwara nawe wenda namara kubyara azabona ko afite n'ibyo gukora akore. Ubwo rero nyine mba muri ubwo buzima tutabanye neza nyine, kuko kwaba ari ugufura, kwaba ari guteka, naritekeraga we nasize aryamye nkagaruka nkasanga araryamye kandi nimvuye ku kiraka, nkamugaburira. Ubwo bikaba ngombwa nimba ari gusubirayo nkasubira ku kiraka, ariko nkavuga nti wenda ni nk'inda yamuguye nabi. Amaze kubyara rero ni ukuvuga ngo yari afite gahunda, kuko hari agatirike yankinye ntiyigeraho umwana ibere, kubera amashereka akamurya. We ambwira ko ari uburwayi, mushakira umuti w'amabere. Amaze koroherwa rero nibwo yahise nyina nta n'umwana. Bivuze ngo umwana ntago yigeze yonkana, natangiye kumukamishiriza ari agahinja nyine. Bigeze nka saa moya njya kuri uwo mudamu w'inshuti ye unavoka niwe bamwita Mamishimwe. Wenda birashoboka ko ariho yaba yagiye, ntabuze icyo yagiye nko kurebayo cyangwa se kumwakayo. Arambwira ati ntiyigeze agera. Nuko ubwo ariko
hagati aho mbere yo kugira ngo amunane kuvuga ngo hari naraje nka saa 8 sanga umwana ntarakaraba ndavuga ntari ku bintu byose nta na kimwe uzakora no gukarabya umwana uruhinja wabyaye rugeza saa 8 ko kutararukarabya utabuza amazi nasize nyakuvomeye n'iki warangiza ntukarabye umwana nuko undi aho kugira ngo anumve ibyo bubwo yahise ahaguruka nyine amera noneho nk'umusazi akora ibintu nari ntarabona tora ibitafari ibice by'amatafari byari aho ku mbuga aratuvunderezaho kuko twari dupanza hariya nyine kwa bariyanga hari abantu n'abandi twabanaga nuko ubwo ndabase none yaramuka ateye hari umudamu wari urwaye twagira kamutera igice ko ari nge msembuye ibintu nkabamuvugishije iyo mwihorera nuko ndagenda ndamufata ndamuhaye kurwana n'ibiki biguteye urarwanira ibiki ndamufata nyine ndamukomeza ubwo aho murekuriye aho nibwo yahise agenda nyine kuri uwo mugoroba mbere yuko bucya Yamuntanye none haragenda arandegandega ku mukuru w'umutekano wacu yari igitamisi yewe na Darayide umukuru w'umudugudu baje ari abadamu babiri na gitamisi ubwo nubanga amaze kugenda nashyuhije amazi nkarabya umwana amaze gukarabya umwana urumva nyine ko nari urugamba rurerure umwana wari utarakungura gifite ka kantu kaboko ku mukondo kaba kataravaho ariko kuko najyaga mbona uko mama nyine abigenza ndamukarabya maze kumukarabya ndagasiga kararyama karasinzira ubwo mpita ngira gute ngatekera amata urumva ndagaha maze kugaha ndebye noneho nsanga ibasi ibyo umwana yitumye kuva ku munsi wa mbere uko yakabyitumye niko biri muri iyo basi nyine byatangiye kununda bisohora nabyo ndabifura abantu nyine bavuza indura bose abari aho mu gipangu birabatanga baba batari kusuye none umenya atari umugore si mwebwe namwe mwapfuye kuraruza niko nyine bamvugiyeho nuko ubwo nka nimugoroba nka saa 1 nibwo abo bayobozi baje nyine ku curubanza rwacu kuko yari yagiye warandega ngo namukubise ngo namutesheje n'umwana ariko amahirwe nyine nuko hari abantu kandi abo bantu bari abadamu bagenzi bese no kuvuga ngo nabagabo baramberaga nuko aje we nyine urumva ko yari yagiye kundega yarazi ko ari butsinde sinzi wenda intego ye aje ahageze nta n'ikintu niriwe mvuga abantu ubwabo nibo bavuze uko tubayeho uburyo nyine nta kintu ajya akora ari uguteka nteka nkamugaburira ari iki bavuga ukuntu ari nge nafuze iyo myenda ndanayiza nibasenye shyira imbere ya noneho rero ubwo bari banaje bazanye uburakari batangiye kungama bati urakubita umubyeyi nta soni nubwo barahindukira bamaze kumva ukuri kw'abantu nyine baramukangara baravuga bati rero nubwo aba ari umupagasi ariko uko biri kose akunda isuku nubwo yavayo yafura ishati ye ariko ntabwo noneho ni nacyo nakuzaniye ni ukugira ngo mufashe none se nimba utamufashije kiraka no kumufurira ishati cyangwa no gukarabya uwo mwana urumva ari ikibazo ishati yo yireke wenda nturagira ute ariko gufurira umwana ni uku nyine basa naho neguye ariko baranagaruka nyine baramukasoringa baragira gute ubwo tujya kuryama nge numva ko ikibazo cyarangiye nyine bari bamaze no kutwunga banatubwiye bati hari ikibazo wari waza ngo tubwire nimba hari ikibazo nawe nta n'icyo arakutubwira ariko ikiboneka cyo yari ihanganye yaba ari undi cyangwa ari nanjye muri abo bayobozi b'abagore atari nanjye rwose nge sinanyigize gute nuko noneho baradukasoringa baraba bati birangire rero mujye mufata nihatagira ikigenda neza mujye mubwira abantu mujye muza mutubwire twebwe nk'abayobozi cyangwa murebe n'undi muntu mumubwire numva ko birangiye wenda ibitari bigenze neza
bigiye gukosoka akisubiraho. Nuko ubwo twararyamye nyine narikoze ibisanzwe nk'uko ndateka turarya, tumaze kurya turaryama. Bigeze za saha nakubwiye 10:30 arasohoka ngira ngo agiye hanze kuri toyi. Haciye umwanya urumva iminota 30 yarashize 11 ziba zirageze rafase ubwo umuntu yaba akiri hanze ndasohoka mbura umuntu. Ndagaruka mba ndyamyeho nk'iminota 15 ndabaza mu gipangu hose ngo ndiye ko hari uwo baba bari kumwe ndaheba. Ubwo noneho 12:00 ndashakisha aho handi wapi. Saa moya rero njya kureba kuri uwo mudamu w'inshuti ye wanavukaga n'iwabo sanga ntahari. Nuko ubwo mbese biba bitangiye gutyo, ubwo umwana aramutaye. Noneho n'ikiraka ntacyo nari nkishoboye cyo kujyaho hanze, urumva umuntu ufite agahinda sinari nshoboye kujya ku kiraka hanze. Rero mpita ntangirana n'urwo rugamba nyine rwo kumenya. Cyakora nyine nawe ako karibanza niko kamfashije, nkajya ngakuramo utuntu nkagenda nkatugurisha nkabona amata ye utwo nari narahinzemo. Nuko nanjyana nuko hanyuma haciyeho nk'ibyumweru 3 kuko ubwo nahise mpamagara umutekano ndabimubwira. Arambwira ati ubwo nyine terega nta mugore wari umurimo, ubwo irerera umwana. Ati none se kwa mugutanye nawe uramutase biragenda gute? Ati irerera umwana. Ubwo bahise nyine bakoresha ibintu byo gushakisha, barabwirana abayobozi barashakisha banashyiraho n'iperereza yuko uzamubona. Ubwo ari ukugira gute kuko bari bambwiye ngo ninjye kuri polisi mbura umwanya. Urumva ko umuntu wari ufite uruhinja ndeba uruhinja ndeba n'igihe ndi bujye kurushakirira amata byo kuri polisi ndabyihora, ariko ubu bwabo barabikora. Nimba baranabagiyeyo bakababwira simbizi. Nuko nka nyuma mu byumweru 3 bishize nibwo abanyerondo bo mu wundi mudugudu twadekanyije bagiye baramuzana. Ngo sinzi iyo nyine yahuye n'umwe arimo agenda baramuzana. Bamubaze se wabaga hehe? Arababwira ngo yabaga ngo mu gihuru. Ese kubera icyo uba mu gihuru kandi warasize urugo ugasiga n'umwana? Nyine bamuzana ubona ntazi kunameze sinzi. Mbese nanjye ngiye byaranancanze ku buryo wenda nuko icyo gihe ntari ntuje neza, ariko iyo nza kuba nk'umuntu utuje ufite ubushobozi mba naravuje. Bishoboka kuba yaranarwaye nkaba ntari mbizi. Ubwo araza ngo cyakora ngo arashaka umwana wa we ngo naramumutesheje. Bati wamumutesheje ahubwo azi nuko wagiye, none se yaramugutesheje? Ninde muyobozi wigeze ubwira ko habayeho kugushakisha ahubwo ukaba tugize amahirwe ubonetse ko wari no kukujyana kugufunga? Nuko bajya kwa mudugudu araza ngo umwana nimumuhe noneho bwa mudugudu naho ngaho mudugudu dore ibyumweru 3 birashize mfite uruhinja. Ubu naho bitageze nubwo ntagiye kuri polisi, ariko birazwi ko ari njye mfite uruhinja. Umuntu watinyutse akarusiga mu buriri akaba atarigeze aruhibera rukivuka, noneho amujyanye akamuta muri ruhurura cyangwa ahandi hantu, ninjye bahita baza gufunga bakambaza umwana ari hehe nkamubura. Rero nimba bikunda wowe nyandikira urupapuro, nanjye sinshoboye kurera umwana kuko simbishoboye rwose. Nyandikira urupapuro, numara kunyandikira urupapuro hanyuma urumpe rusinyeho naho rusinyeho, ubwo ingaruka tuzazifatanya. Ati yewe, ati nanjye ntabwo ibyo rwose ndumva. Noneho rero ubwo ntawe muhaye, cyakora ugende mujye ku kagari barubandikire. Turagenda tugeze ku kagari tuhasanga sedo wenyine, abandi bari badahari. Sedo arambwira ati muzaze ejo, hari n'abandi ntabwo nanjye
nyine arambwira ati muha umwana nta mugabo wemerewe kurera umwana ahubwo rero nanjye si uko ari njye nabihisemo ahubwo ni ibyangwiririye ariko wumva impungenge mfite nunyandikira ukampa urupapuro rugaragaza ko umwana mutanze avuye mu maboko yanjye ntacyo birantwara rwose ndamutanga nindangiza nayo ngire gute sedo arahata yati ibyo ntabwo nabikora njye tuzaze hari n'abandi badufashe nuko turagenda bukeye ubwo umwana baranyandikira urupapuro rumwe rusigaramo ku kagari urundi bararumpa noneho umwana ndamumuha tuvugana n'ukuntu nzajya muha indezo ntabwo rero njye umuntu wantanye uruhira sinzi noneho ahavuye n'ibyo azanye mu by'ukuri birashoboka ko ashobora no kuryama ngasinzira yarangiza akantera icyuma mwe kimwe ngewe nanjye akanyica kuko ndabona ko atari amahoro yanshakiraga turafatanya turera uno mwana ariko tutari kumwe bantegeka gutaha kujya muha amafaranga 10,000 by'indezo ariko ndanakomeza ndakamisha nyine 10,000 nkabimuha urumva byari ibyo kugira ngo wenda n'ifu y'igikoma urumva ariko bitavuze ngo ubwe ntazajya gukora kuko 10,000 n'ibyari kumutunga nuko nkanakamisha nyine amata y'umwana nkamuha bya 10,000 ubwo nayashyiraga kwa mudugudu kugira ngo atagira ate ngo ntayo yabonye nuko ubwo reka rero bya 10,000 byashira nyine akongera akagaruka haba naba mfite nk'igihumbi tukakigabana kuko nanjye nabaga nkeneye iki nkamwanga senyisa nayo ngasigarana izindi kuko habe no kuvuga ngo wenda yafurira n'abantu abone niyo ikintu cyose yari njye gitezeho kandi tutakibana nta n'icyo amfasha nanjye nta bundi bushobozi mfite nayo nabaga navanye mu kiraka nuko ubwo umwana ageze nko mu mezi 3 yaraje nyine amusigira ku wundi mudamu duturanye aramusiga bwa kabiri yaragiye araharara bucya umwana yamuhasize nta nubwo yaharaye yamuhasize ahubwo mu ijoro nimugoroba nka 9:00 kuko bamunzaniye ubwo bahita bampamagaye nko mu masaa 4 nyine ngo bari bazi ko hari aho yagiye baravuga ngo umugore wawe yataye umwana hano none ntoke birashoboka se kuko ahantu narindi nagiye gusenga narindi mu rusengero turi mu masengesho ya nimugoroba araramo ntibirashoboka yuko wamurara nawe nkaza kumureba mu gitondo atoya umugore yantanye umwana cyangwa ambwira nawe nimba udashaka kumufata ndamubwa rero muzane duhurira aho kuri mituweli cyangwa se ndikuza ndaje musange mu rugo nuko ubwo ndagenda ndamuzana atangiye nyine nuko ubwo naho twatangiye turabana kugeza na zino saha nyine mu buzima butari bwiza ariko ibyo ari byose ndabona Imana aho imugejeje wenda azakura nubwo yakura nabi azakura ikibazo nyine kiba ari ukwiga n'ukwiga umuntu apfundikanyije mbere yuko tugera kuri step y'imyigire yiwe wavuze ko wamuhaye amata ku minsi ndakeka ni 15 akimuta wenda yamutaye afite iminsi 8 wese umuha amata guhera uwo munsi wa 9 oya amata yatangiye kuyanywa ntago yigeze yonka sinakubwiye na mbere yuko amuta n'ubundi na mbere yuko amuta n'ubundi yanywaga amata yaronkaga ntabere yonse kuko yamutaye ari uko amaze gukira uvango ko uyu umuntu abyaye vuba hari ukuntu amashereka nyine agizamo mu mabere wewe kuko atari yamuhaye ibere amashereka nyine yaramuriye ambeshya yuko arwaye amabere noneho njya gushaka umuti
uwo muti nyine bawusizeho ukajya uyakamura maze koroherwa ya mashereka asa naho ntayakirimo nibwo yamutaye ariko ntabwo yigeze yonka ni ukuvuga ngo kuva mu buhinja bwe n'ubundi yarezwe n'amata. Kuri ubu ngubu Augustin, akazi wakoraga guhera uwo munsi madamu wawe akigutana uruhinja rw'iminsi 7 ni akahe kazi? ntako ni ukuvuga ngo icyo gihe nta kazi nari kubasha nari kugakora gute se ntako nacyakira no kuvuga ngo wenda nari kujya no guhingira umuntu ku handi ntaho nigeze njya guhinga kuko ntabwo nari kubishobora urumva ntiwaturwa ruhinja cyangwa se ngo utumwana w'amezi naho amariye na nyuma yongeye kumutabwa kabiri nubwo nabwo ntaho ko nakoze cyakora nagiraga amahirwe nk'umuntu uguze nk'ikibanza yaba ataracyubaka akanteza nkaba mpingamo hakabaho igihe mpingamo bajya no kubaka bakubaka wenda bitarera nkabikuramo biteze cyangwa bitage nubwo buzima nibwo ndimo ni nabwo nabayemo kugeza n'uyu munsi. Kuri ubu ngubu umwana wawe amaze kugira nk'igihe kingana gute wenda bitewe n'igihe uzi yavukiye amaze kugira nk'igihe kingana gute? Imyaka 6 yazuzuza 6 ku 10 z'ukwa gatanu. Yavutse ku 10 z'ukwa gatanu 2016 ni ukuvuga ubu imyaka 6 izuzura ku 10 z'ukwa gatanu nyine 2022. Umwana uravuga uti yamugutanye amaze gufata urukingo rwa mbere kandi ndatekereza ko umwana afata ingingo nyinshi kugira ngo akure haba hari ibyo asaba nyine ababyeyi bagomba kugira ngo ajye gufata inkingo kandi zuzuye kandi ku gihe. Izindi nkingo zikurikiye yazifashe mu buhe buryo? Urumva ko hashize bya byumweru 3 leta imubonaho yari yarihishe iramuzana tunegosiya n'ubuyobozi budufashijemo uburyo yasubirana umwana. Ni ukuvuga ngo rero yongeye kumufata mutwara mu mezi 3 amutana none afite 3. Ni ukuvuga ngo izo yamukingije muri aya 3 gusa izo yarazimukingije hanyuma na nyuma nanjye naho munsigiye nyine hari izo nagiye mukingiza sirimo nk'iz'urw'imbasa kumuhesha ibintu kinini cy'inzoka wenda biranashoboka ko hari n'izo yacikanywe wenda no muri icyo gihe yaramufite hari ubwo atakomeje kumukingiza cyangwa ntagire gute kuko n'ifishi yamutaye ntabwo yayimpaye narayibuze. Bisaba rero ko ubwo nyine ari ukujya gukoresha indi. Yes, kuri ubu ngubu turabona Naome amaze kuba umuntu mukuru ariko tuza gukora iyi nkuru twamusanze ahantu muri sare nabona ari nk'ahantu mu kigo cy'amashuri cya Gardien aryamye tubanza kugutegereza kugira ngo ubanzuze kuko twari twamenye makuru yuko ariho umwana wawe yirirwa cyangwa ko nawe nimba ariho tuye simbizi ariko twamenye makuru yuko ariho umwana yirirwa ameze nkaho afungiranye nko muri gereza. Sibyo wadusobanura neza impamvu uyirirwa aryamye yari mu kigo cy'amashuri? Oya ntabwo nari namufungiranye ahubwo nyine no kuvuga ngo yarahari nari mpamushyize saa 6 ngo aryame twari twajyanye ku murima iyo atari ku ishuri turajyana ku murima none ubwo nashakaga ko aryama rero ngo aruhuke. Aryama hariya twabonye ni hariya nyine aho ni hariya aho mwamusanze ni hariya nta handi. Urupapuro twabonye ni note ejo yari yakoze. Kariya kanuza ko kari karimo ibiryo napfundi mbonamo ibiryo. Biriya ni ibiryo yasigaje saa 6. Ako ugenda ubufungiranye? Nari ngiye nyine ntari butinde kuko nari nsize aryamye ntabwo nari gusiga ndangaje. Hanyuma iyo bigenze nka gutyo yashatse ko wenda yajya nko mu rwiherero abigenza gute? Ntabwo nari gutinda. Augustin ndumva
birakomeye cyane kubyumva, ngira ngo abadukurikiye mwebwe muri hanze y'u Rwanda, aba diaspora, abari mu gihugu cy'u Rwanda, iyi nkuru murabona ko ntabwo ari inkuru navuga ngo irashimishije, ariko ni n'inkuru ugomba kumva kubera ko haba hari abantu babaje, kandi abantu babaje uba hari icyo ugomba kugira ngo nawe ubihererwemo umugisha, Imana izakwibuke nkuko nawe wabashe kuba wakwibuka abandi. Augustin, kuri ubu ngubu Naomi niki akenera cya buri munsi nabashe kuba yakibona? Nk'umwana uri mu buzima bubi nyine numva hari byinshi akenera ntabibone. None se Naomi wenda kuko ari itegeko ry'ikigo yari kwiga, ubwo nibwo arya umugati cyangwa akarya biswi, ariko aba atari kwiga se ubu yarya biswi nk'abandi. So hari byinshi akenera nyine atabona byo mu buzima. Noneho ubuzima burushijeho no guhenda cyane. Dufate ko nk'ubu kubera isukari iri guhenda, nukunywa igikoma rimwe na rimwe ntabwo yashobora kukinywa buri gihe ngo akinywe none n'ejo. Oya, ubu ni ukuvuga ngo wenda nimbona akarobo none nkakagwaho ubwo arakinywa, n'ejo nikabura aranywa amazi. Ibyo urumva ni bimwe, akwiriye kurya urubuto nk'umwana, ariko se ntarwo abona, ni ukurubona wenda rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mwaka. So urumva ko rero ntabwo ujya kubaza ngo mama ari he? Oya, ntabyo mbaza kuko so mfite umuntu namubwiye ko ari mama we, w'umuvandimwe aho najyaga mbasiga bari batarimuka. Ku bw'ibyo rero uwo niwe abazi ko ari mama we, abanavuga ati nzajya kumusura ryari cyangwa se akaba aramukumbuye. Kereka wenda yagiye yirukanka nk'aho mu baturanyi bakamubwira bati nyuka yaragutaye ntabwo ufite, ariko njye ntabwo ndagera ku gihe cyo kubimubwira. Numva atari ubu, niyo nazabimubwira numva ntabimubwira ubu ngubu, kuko ntabwo ubwanjye numvise ko atari ibintu byamubera byiza. Gusa kubona atahari ntabyo arambaza, ariko nanabimbaza nkeka ko atari ko nzahita mbimubwira ngo mubwire ngo mama wawe yaragutaye. Ntabwo numva atari byiza. Hari igihe nzabimubwira amaze kusa naho amenya ubwenge cyangwa se yamaze kwigira hejuru. Kuri ubu ngubu ku bigendanye no kwiga hari ibintu byinshi cyane ikigo gisaba, hari inshingano umubyeyi aba agomba kuzuza, ni nk'itegeko ahubwo kugira ngo umwana yige. Kuri ubu imyigire ye ihagaze gute? Ariga, nkabona kimwe none nkakijyana. Ngira amahirwe nyine abantu bo ku kigo nabo baramfashije, ntibabintumirira icyarimwe. Nubanga iyo mbonye kimwe none ndakijyana, nabona ikindi ejo nkakijyana, ariko nyine kuko ni itegeko byo ni ngombwa ngo biboneke. Ntabwo ari ukuvuga ngo nta mushinga mfite, nta n'undi mu sponsor mfite umfasha, ni njyewe. Ariko kuko numva ko mbishaka, kuko njye ntigeze ngira amahirwe yo kwiga kubera ko ababyeyi batabishishikariye ngo bapagase wenda nige, nabo barabakene. Ariko numva uko kereka wenda mbaye ntariho, ariko numva uko bishoboka kose nshaka ko yakwiga, kuko njye ntagize amahirwe yo kwiga, akaba ari nayo mpamvu ndi no muri ubwo buzima bw'ubukene. Hanze aha rero umuntu utageze mu ishuri nyine urumva ko biba ari ikibazo. Noneho ubuzima za generasiyo yeyo abaye ati ni ukuvuga ngo ndapfundikanya nkakora byose. Icyo gihe iyo bari kwiga ndagenda nkakora nk'akaraka ka mu gitondo ka mbere ya saa sita, ngahingira umuntu, iyo mpingiye umuntu akampa 1000, ndaza nkajya senkisa 500 nkaribaho nyajugunya hariya kuzageza avuyemo igikoresho runaka bagize kugeza avuyemo igikoresho bantumye ku ishuri.
nimba ari minerivari ndayitanga rwose, ntabwo ngira ibirarane, nta birarane ngira, ariko nyitanga bingoye. Ni forume nk'ubu wenda iyo ntafite ni ya siporo, ariko iniforume ni kuyibona mu makayi, ibikoresho bindi bya cyane materineri y'inagombera ibikoresho byinshi biba bitari nk'ibya pirimeri, ariko baramwe bati nubona ikiyeju cye si ngombwa kubizanira rimwe. Nuvuga ngo rero ya 500 iyo nyajugunya nkabona ko yagura isabune, ubwo ndazijyana. Nabona ko ayujuje toilette paper, ubwo nkazitwara. Nuko nyine nuko yiga yakagombye kugira wenda n'umwarimu umufasha akamwigisha akagira gute, ariko kuko hari ibyo baba baniga ngega ntanazi, bari kwiga muri systeme z'ibyongereza kandi ntabyo nzi. Nshobora no kumenya kukiba naho cyaba cyanditse, si ni ukuvuga ngo abaye yabyica abaye atabyishe, nuvuga nyine no gutahirira kuri bwa bwenge bwa mwarimu bwo ku ishuri. Ntazi nimba mwarimu yamukurikiranye, gusa wenda nanjye ndagerageza, ariko muri bikeya nshoboye. Ariko ibyo ari byo byose ubona ko nyine arakurikira, aranafata, gusa nyine habaho akabazo ko kuko ubona nyine ari wenyine. Urumva yakagombye kugira kubona mama wamuhaye nyine akabona ari kumwe na mama we, akumva ko mama we nanjye nkaza nkamuha urukundo rwa papa we, akabona n'urukundo rwa mama we, ariko nanjye ubwanjye amasaha tuba turi kumwe niyo makeya. Niyo twajyana kuri icyo kiraka numva ngo mbamubwiye nticara aho ngaho, nanjye nkaba ndi muri icyo kiraka. So kuvuga ngo tuba turimo dukina nk'uko umwana ukina n'umubyeyi, nuvuga ngo nyine kuri ubu ngubu bibaye ngombwa yuko umubyeyi we aguhamagara, wumva wamwakira cyangwa ntabwo wabasha kuba wamwakira? Usibye ko nta kuva ubwo sinzi aho ari, sindanamubona, n'abamuzi iyo mbabaje bambwira ko batanamuzi, ariko mu by'ukuri numva ntabwo namwakira rwose. Mbivuze ndumva naba mbeshye, ni umuntu namaze gusiba mu buzima bwanjye, gusa aje ari ugusuhuza umwana we sinamumuza kuko amufiteho uburenganzira, cyangwa se niyo yaba yaranakuze akavuga ati umwana wanjye ariko kuvuga ngo ngewe wenda nabana nawe namwakira tukabongera tukabana cyangwa tukagira gute, kuko urumva mu myaka 6 noneho sinzi imico ubu yaba afite cyangwa se uko yaba yarahinuka. Kuko nimba umuntu afashe uruhinja akarutaruka zuza imyaka 6 ataranarureba ataranabaza n'amakuru, byanga bikunze ndakeka ko nawe n'umwana nuko wenda ntacyo aramenya, ariko ari nk'ubizi cyangwa yakuze akabimenya, mpamya ko n'uwo mwana nawe ubwo ataya namwaye umubyeyi. Kuri ubu ngubu dusoza ikiganiro, uwifuza kuba wenda yakuvugisha cyangwa yaguha ubufasha bumwe cyangwa ubundi mu buryo butandukanye, yaguhamagara ku ihe nimero? Nomero ndayifite ariko negatushe. Ubwo rero abantu benshi baba bakoresha WhatsApp, ariko nshobora kuguha igatushe yanjye, hanyuma ubwo WhatsApp bakaza mvugisha nka WhatsApp bakakuvugisha nk'umunyamakuru, ubwo wowe ukambwira ibyo. Ni 078 69 56 472. Amazina ni Musabyimana Augustin. Amazina ni Musabyimana Augustin. Reka tugushimire ku mwanya wemeye kuduha nk'Isezerano TV. Murakoze namwe
genda mu misozi mukaza mukadusura mukoze mukamenya amakuru y'abantu Kachimira we waradukurikiye ku Isezerano TV mbibutsa ko ngiye wari ikiganiro Besengi Paterne uyu ni wa mwanya kugira ngo musabe gukora subscribe kugira ngo tubana ku bindi biganiro biri imbere kandi n'ibyatambutse nabyo ntabwo bihejwe kugira ngo ubikurikirane urebaho uko ibintu bigenda bikurikirana ndetse ujyane n'igihe nshimire nawe udukorera share kugira ngo inkuru wabonye ku Isezerano TV ibasha kuba yagera ku bandi nabo basha kuba bahimburwa nawe kandi ubona hari bitagenda neza hasi muri commentaire ni ingenzi kuba waduha inkunga yawe igitekerezo kubwira ngo ikiganiro cyacu nakagaruka ciao ciao